narindi iwacu muri vacances nigaga mwaka wa 5 ngana mu wa 6 secondaire batanga itangazo ryuko abantu bakeneye kuba abasifuzi y'umupira w'amaguru. Image ihita iza mu mutwe wanjye nibuka ko ari ikintu nahoraga ntekereza abantu bakora ibiki. Ndaplayinga kubwa amahirwe baranyemerera, ariko mu mahirwe uko nakoze nitwaye neza, nari mu bari 5 bitwaye neza, nsohoka ndi umusifuzi ku rupapuro. Aho nageze ntago ari ko nishyuye, nanjye hari abamfashije bakamfasha babona ko ari umwana w'umukobwa ufite intumbero. So kuki ntakoresha amahirwe rero yanjye nabonye, nanjye nkabyaza umusaruro, nkafasha n'abandi nkababera ijwi kugira ngo byibuze nabagere ku cyo bashaka kugeraho mu buzima bwabo. Ari byo umwana bakeneye kugira ngo agire ahagera, kuko hari inzozi umwana bafite, hari icyo umwana yiyumvamo utamufashije ngo akigereho ntacyo umwana yaba ari cyo. Kugira ngo tugire icyo tugeraho ni iki byo kuvuga ngo ndi umukobwa nago nabasha, oya, ubu nta kintu umuntu atabasha gukora. Gikore kikwangire bipfe, ejo uzagaruke usubire tena wongere ugerageze, kuko iyo bipfa nibwo ugenda, kuko uko dufailinga niko tugenda tugira lesson tugenda dukuramo, niyo nabwo tubona experience. Kuko iyo bipfuye uvuga ati reka nongere, ariko nibipfa ukarekera n'ubundi ubuvuye mu murongo, ubuvuye mu murongo kandi wari ufite umurongo n'icyerekezo ushaka kugera. So nimba hano ngeze ari Salma umwana w'Icyangugu hariya, kuki se wowe wabura uwa hehe ntaho utabasha kugera?